Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose twashidikanyije, igihe cyose twatinye mu ntambara turimo, igihe cyose twatinye habamo gutsindwa, igihe cyose twagize ubwoba, igihe cyose kwizera kwacu twagukuye ku Mana tukaguhanga ibyo tubona, ni ukuri ndakubwiza ukuri ngo icyo gihe, kuko niba Petero yaratangiye kurengerwa n'amazi kandi Kristo amureba, Yesu ashimwe cyane, yaratangiye kurengerwa n'amazi kandi ari kumwe na Kristo, yarabitewe n'iki? Ijambo riratubwiye ngo atangiye kurengerwa arataka cyane ngo mwami nyiza. Yesu ashimwe cyane. Kandi mbere ataratinya, atarabona umuyaga ko ari mwinshi, yari arimo agenda hejuru y'amazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabashoboje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Peace muri kumwe kuri mikoro za Woman of Valor Show Rwanda. Imyaka myinshi twari dukumburanye, twari tuburanye, aba women n'aba men of valor, abakobwa b'abanyembaraga, abasore b'abanyembaraga, abamama b'abanyembaraga, abapapa b'abanyembaraga. Haleluya. Nari mbakumbuye rero, ndabashoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nshimye Imana yongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo mvugane namwe, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Munyemerere rero mbere yuko nkomeza, mbere yuko ngira icyo nganira namwe, reka tubanze dushime Imana. Tugwaye icyubahiro mwami, ndagushimiye Imana isumba byose, ngwaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza umpaye. Ndagushima Data, ni wowe wenyine ubasha kugira icyo urema warangiza ukagikomeza. Mukunzi mwiza, aka kanya ndakwinginze kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe, ndakwinginze kugira ngo ugire icyo urema kandi ugikomeze kubw'imbaraga zawe. Mukunzi mwiza, jye ubwanjye sinashobora, ariko Mwuka wa Data wowe utumenyera ikiri ku mutima wa Data, ndasenga kugira ngo uzubane nanjye, uzunshigikire, uze ugire icyo uvugana n'ubwoko bwa Data kugira ngo bugubwe neza. Urakoze mukunzi mwiza, Mwuka wera ngwino aka kanya nguhaye karibu kugira ngo uzuvuge, kugira ngo uzukore, kugira ngo uzukize, uzureme kandi uze ugire icyo ukomeza ku buzima bwa bene Data. Urakoze Data, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ni karibu tuganire ijambo ry'Imana. Aba women n'aba men of valor dukunda kubivuga kenshi, abagore b'abanyembaraga, umugore w'umunyembaraga nzahora mbisubiramo, cyangwa se umugabo w'umunyembaraga nzahora mbisubiramo. Ni umugabo cyangwa se ni umugore wubaha Kristo, ni umugore utabivamo, ni umugore udakwitinga cyangwa se udahunga, kuko ni ukuri turi muri iyi si, turi muri ubu buzima, dufashe igihe mu ntambara, bimwe bivaho ibindi bikaza. Icyo bidusaba rero ni ukuba abanyembaraga. Haleluya. Tuba abanyembaraga rero dusenga, tuba abanyembaraga twizera Imana, tuba abanyembaraga tugira urukundo, tugira abanyembaraga dukora icyo Kristo adusaba gukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imbaraga zacu rero ntabwo zishingira ku mubiri, ntizishingira ku bifatika, ntizishingira kuba twarateruye ibyuma, ntizishingira ku byo tubonesha amaso. Imbaraga zacu ziri muri Kristo udushoboza akatuneshereza umunsi ku wundi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Munyemere rero muri aka kanya tuganire ijambo ry'Imana, ijambo ryaremye byose, ijambo rirema. Ndasenga kugira ngo Data agushoboze aho uri, ntiwemere ibikurangaza, ntiwemere ibiguhuza. Unyemerere aka kanya tubane mu ijambo. Ni iminota mikeya, ariko ijambo rya Data ni rigari, hari icyo ryarema ryarangiza rikagikomeza. Reka dusome ijambo ry'Imana, riri muri Luka ibice 22 umurongo wa 32. Ni Yesu igihe cyari kigeze cyo gusubira mu ijuru, igihe cyari kigeze muri iyo minsi bari bamushakisha, igihe cyo kudupfira cyarimo cyegereza. Yarabizi intambara intumwa zigiye gusigarana, yarabizi intambara abamukurikiye cyangwa bari babanye nawe muri icyo gihe, intumwa ze, abizerwa cyangwa se abizera b'icyo gihe, yarabizi intambara bagiye guhura nazo bazira izina rye. Hano rero ijambo riri muri Luka ibice 22 umurongo wa 32. Reka turisome. Yesu ashimwe cyane. Haravuga ngo ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu yarabizi intambara bagiye gusigarana namara kubakurwaho, aravuga ngo weho Petero ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora. Igihe cyose uri mu ntambara,
ziba zigamije kugira ngo zigucogoze, numara gucogora ziguhitane. Haleluya. Ariko Yesu abireba mbere, aravuga ngo ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, numara kwizera, numara gukomera, numara gutsinda, numara kubasha guhagarara kugira ngo ukomeze bagenzi bawe muri kumwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abawimeni n'abameni of Valor, ndavugana n'ubwoko bw'Imana, ndavugana namwe kugira ngo mu bihe urimo, mu ntambara urimo, ibihe uhagazemo, kuko mu by'ukuri ntabwo tujya duhagarara mu bihe bimwe. Ibyo ndimo uyu munsi si byo urimo, si byo mwene data wundi arimo, ariko icyo dusabwa twese ni uguhagarara tudacogoye, ni ukwizera iyasezeranije ko ariyo kwizerwa. Haleluya. Tugahagarara twizeye Imana ko ari Imana yo kwizerwa ibihe byose. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana tuyizera ari uko bimeze neza, ntabwo tuyizera ari uko minerivare zabonetse, ntabwo tuyizera ari uko abagabo bacu batubwiye neza, ntituyizera ari uko abagore bacu batubwiye neza, ahubwo tuyizera mu bihe byose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu arangije abwira Petero, aramubwira ati ariko weho ndakwingingiye, nkurikije ibihe mbona, ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, kuko ibyo kuwucogoza byari bihari mu by'ukuri. Byaranageze agera igihe yihakana Yesu, ariko kwizera kwe ntabwo kwashize. Yageze aharongera, kubera ko Kristo yari yamwingingiye, arongera yiremamo ibyiringiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kwizera niko kuduhesha gutsinda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Ntabwo tubeshwaho n'ibyo dufite n'ibyo dutunze, kuko nabyo bijya bigeraho bikagira iherezo, bijya bigeraho bikarangira cyangwa se bikanga wari ubifite, ariko tubeshwaho no kwizera Kristo ko ari muzima kandi ariho muri twebwe, kandi agikora nk'uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo unyemerere muri uyu mwaka, muri ibi bihe, muri uku kwezi, wongere umwizere. Intambara nizishake zibe ari nyinshi, nizishaka zibe zimeze uko zimeze uko nguko ntazi, ariko Kristo arakizerwa n'amagingo aya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ari ijambo riri mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 2. Haravuga ngo icyatumye abakera bahamya neza nuko bari bagufite. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo icyatumye abakera cyangwa se abatubanjirije bahamya neza nuko bari bagufite, nuko bari bafite uko kwizera muri bo, nicyo cyabashoboje kugira ngo babashe guhamya neza uko bikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Igihe wabuze kwizera uracogora, igihe wabuze kwizera ugira ubwoba, igihe wabuze kwizera urashidikanya, igihe wabuze kwizera uratsindwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe wabuze kwizera uratsindwa mu by'ukuri. Igihe kimwe Yesu abwira Petero, igihe Petero yagendeshaga amaguru hejuru y'amazi, asanga abigishwa be aho bari bari mu bwato, umuyaga n'umuraba bibamereye nabi, ngo bamubonye baratinya, ariko arangije arababwira ati nimuhumure ni jyewe. Petero agira kwizera, aravuga ngo niba ari wowe tegeka nanjye nzi. Ngo Petero atangiye kugendesha amaguru hejuru y'amazi, ageze imbere aratinya, ngo umuyaga ubaye mwinshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka tuhasome muri Matayo ibice 14 umurongo wa 30 kugeza ku 31. Ngo abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Ku murongo wa 31, ngo uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera gukewe, ni iki gitumye ushidikanya? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose twashidikanyije, igihe cyose twatinye mu ntambara turimo, igihe cyose twatinye habamo gutsindwa, igihe cyose twagize ubwoba, igihe cyose kwizera kwacu twagukuye ku Mana tukaguhanga ibyo tubona, nukuri ndakubwiza ukuri ngo icyo gihe, kuko niba Petero yaratangiye kurengerwa n'amazi kandi Kristo amureba, Yesu ashimwe cyane, yaratangiye kurengerwa n'amazi kandi ari kumwe na Kristo, yarabitewe n'iki? Ijambo riratubwiye ngo atangiye kurengerwa arataka cyane ngo mwami nyiza. Yesu ashimwe cyane. Kandi mbere ataratinya, atarabona umuyaga ko ari mwinshi, yararimo agenda hejuru y'amazi byakunze, ngo ariko abonye ko umuyaga ubaye mwinshi aratinya, agira ubwoba, arashidikanya, atangira kurengerwa n'ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kibazo urimo
witinya, izera Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite indwara yaba yarananiranye, yaba abaganga bavuga ko bitagishobotse, ongera wizere Kristo arashoboye. Niba dusoma ijambo ry'Imana turi abakristo twizera ko Imana ikora, ijambo rikatubwira ngo uko yari ari kera n'uyu munsi niko ari, n'uyu munsi aracyakora, n'uyu munsi aracyakiza. Niba twizera ko yakuye Lazaro mu mva, ntabwo yananirwa gukiza ukiri muzima, kabone naho byaba bigeze kuri tape ya nyuma cyangwa se abaganga bavuga ko bitagishobotse. Turizera Imana ikibishobora na nyuma y'iryo jambo ry'uko bitagishobotse. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iri jambo nararisomye ndatinya cyane, mbona uburyo Kristo yari amwihoreye akarengerwa bitewe no kwizera guke. Haleluya. Ariko ngo arataka, haravuga ngo Mwami Yesu nkiza. Haleluya. Icyo mukundira Kristo wacu n'umunyembabazi. Birashoboka ko waba waragize gushidikanya ukarengerwa, birashoboka ko waba waragize gushidikanya no gutinya, ukabona umuyaga ubaye mwinshi, ukabona bikoresheje amaboko, ukabona nta nzira, ugashidikanya. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo ongera umuhamagare, nkubwire ngo mpa kukwizera, menye neza ko ari wowe wenyine wo kwizerwa. Yesu ashimwe cyane. Kristo ahagarara mu mahame ye, ni ukuri. Ni umwizera azakora, n'umwizera azakora icyo umwizereyemo. Ntabwo ajya akoza isoni abamwizera, niko ijambo rivuga. Ntabwo ajya akoza isoni abamwizera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Iri jambo ryamfashije, nifuza ko kuribasangiza. Imana yacu iracyari yo kwizerwa. Yesu ashimwe cyane. Nasomye ijambo rirambwira ngo uko kwizera ngo niko kwatumye Sara asama inda nubwo yari acecuye, nubwo yari ashaje cyane. Haleluya. Kwizera niko kwatumye asama. Iryo jambo raryumvise, kwizera niko kwatumye asama inda. Yesu ashimwe cyane. Ngo nubwo yari acecuye. Yesu ashimwe cyane. Ngo niko kwatumye, mu Baheburayo 11:29 haravuga ngo niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu nyanja itukura, kwizera niko kwahabanyujije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntiwongere gutinya, ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere gushidikanya imbaraga z'Imana. Uko yari ari n'uyu munsi niko ari, uko yakoraga imirimo n'ibitangaza, Kristo arizerwa n'uyu munsi aracyabikora. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo ikidutera gutsindwa nuko tumushidikanyaho, abandi tukirwanirira, abandi tukicira inzira, abandi bikaducanga tukayihakana Imana. Ariko ongera umwizere. Nigeze nsoma ijambo rirambwira ngo mbese muri mwebwe niba hari uwatinya, niba hari uwashidikanya akiyunguraho na mukono umwe, niba hari muri make mu gutinya no gushidikanya imbaraga z'Imana no guhangayika. Yes, ngo hari uwahangayika akiyunguraho na mukono umwe. Ese mu guhangayika wibwira ko hari icyavamo? Ongera umutumbire wenyine, niwe wenyine ushoboye, niwe wagira icyo akora yarangiza akanagikomeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo niko kwatumye inkike ziriduka. Yesu ashimwe cyane. Kwizera niko kwatumye inkike ziriduka. Glory. Yesu ashimwe cyane. Kwizera niko kwatumye inkike ziriduka. Nuba ubona inkike ari ndende imbere yawe udatambuka, utareba imbere, ongera wizere Kristo niwe wenyine wari tuye inkike z'i Yeriko. Uwo niwe wari turi inkike ziri imbere yawe mukobwa, niwe wari tura inkike ziri imbere yawe mwene data nkurikiye cyangwa se uzankurikira no mu kindi gihe. Ndagira ngo mubwire ngo Yesu ashyira inzira aho zitari. Yesu ashimwe cyane. Ikitwica nuko tubasha twizera ibyo tubona ko bifite uburyo, tukizera ibyo tubonera inzira ko nibura bifite uruhengekerezo. Dushaka kwizera ibyo tubona natwe ko bishoboka. Oya, Kristo tujya tumwizera no mu bidashoboka. Aho natangariye Imana, Abisirayeli bageze imbere y'inyanja itukura, ngo Mose arataka, aratinya. Yesu ashimwe cyane. Abisirayeli bose baritotomba, ariko natangariye ijambo ry'Imana. Ngo Imana ibaza Mose, iramubaza ngo Mose, ni iki gitumye ntakira? Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, dushyize muri logic, ntabwo icyatuma agataka cyari gihari.
yes, inyanja yari ihari, yari imuri imbere. Ubwoko bw'Imana bwari bumumereye nabi, bumubwira ngo tuzanye kutwicira hano. Ibyari gutuma ataka byari bihari, ariko natangariye Imana, yamubwiye ngo niki gitumye untakira? Kandi Imana nayo yarabibonaga ngo niki gitumye untakira Mose we, nkaho itabonaga ko bafite inyanja itukura imbere yabo. Aramubwira ngo ihagararire gusa, urebe agakiza ndi bubazanire. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndagira ngo nkubwire ngo wikongera gutinya, wikongera guhangayika. Gutinya kubera imiyaga no guhangayika no gushidikanya byatumye Petero atangira kurengerwa n'amazi. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera wizere Kristo, ongera umwiringire. Arashoboye, arakora uko yari ari kera n'uyu munsi aracyakora. Kwizera, twongere twizera Imana. Kristo yingingira Petero aramubwira ngo ariko weho ndakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, kuko yabonaga ko ibibacogoza n'ibituma batizera byari imbere birimo biza, kuko Kristo yaragiye kubakurwaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umuyaga waba mwinshi, intambara, imvura byaba byinshi, ukomeze kumwiringira, kuko guhangayika ntabwo wakwiyonguraho na mukono umwe, habe na metero imwe, habe ntacyo byagufasha usibye kugufasha kurengerwa. Yesu ashimwe cyane. Gushidikanya no gutinya harimo gutsindwa, ariko guhagarara ukizera Imana. Ubwo ndavugana n'umugore w'umunyembaraga, n'umugabo w'umunyembaraga, umusore w'umunyembaraga n'inkumi. Imbaraga zacu ziri mu kwizera Imana no gusenga Imana. Imana itagikoze isoni, niyo yonyine yo kuturengera, niyo yonyine yo kuturwanirira. Icyo dusabwa, uruhare rwacu ni ukuyizera. Ngo niko kwatumye Sara asama nubwo yari acecuye. Uku kwizera niko kwatumye inkike ziriduka. Yesu ashimwe cyane. Uku kwizera niko kwatumye inyanja itandukana, Abisirayeli bakambuka ahameze nko ku musozi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyo waburiye igisubizo, izere Kristo arabishoboye. Uko yari ari kera n'uyu munsi aracyakora. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye Mwami, tuguhaye icyubahiro kubw'ineza yawe, tugushimiye ijambo ryawe uvuganye natwe. Ndasenga kugira ngo bene data bankurikiye n'abazankurikira wongere ubongerere kwizera. Data, ubahe kukwizera, kuko ni wowe kwizerwa, ni wowe wenyine twizera warangiza ukagira icyo ukora, ni wowe wenyine udakoze isoni abakwizera Mwami. Ndasenga kugira ngo uwo ufite intambara uzirwane, ni wowe wenyine uturwanirira kandi ukanesha. Ndasenga kugira ngo ubagirire neza kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi. Urakoze byiringiro bizima, komeza kubana natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen.